twongeye kubasuhuza shuti za Yesu. Muraho mumeze mute aho muherereye hose. Imana ibaha umugisha. Uyu ni umunsi mwiza Imana iduhaye kugira ngo twongere tuwunezererwemo, twongere tuvuge kugira neza kw'Imana. Hari akaririmbo umwuka yampaye, shaka kukaririmba kajyanye n'ijambo tugiye kuganira. Ndaririmba wenda igitero kimwe cyangwa bibiri. Karavuga ngo iyicaye kuri ya ntebe iravuga iti byose ndabihindura bishya. Iyicaye kuri ya ntebe iti byose ndabihindura bishya. Ninjye Arufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Uwanduye nagumye yandure, n'uwera agumye yere. Dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Uwiteka yarirahiye ati nzabana nawe muri byose. Uzanyambaza wese nzamwitaba, kuko ndi Imana yanyu mwese, sindobanura ku butoni. Ijwi ryanjye rizagumana n'abizera, abihannye ibyaha muzababarirwa, muzagira amahoro asendereye, ntimuzongera kubabara mu ijuru. Mu ijuru ni igihugu cy'amahoro, mu ijuru ni igihugu cy'ibyishimo. Abihannye bazambikwa ikamba, bazarya ku giti cy'ubugingo. Wowe ugeragezwa ndagukomeza, humura hari uwakwitangiye, yikoreye imitwaro yawe yose. Reka kwikorera ibikuremerera, hari uwabizamukanye ku musaraba. Uwo ni Yesu Kristo mwana w'Imana, agukunda urukundo rwinshi cyane. Naho wabona bigoye wihangane, kuko gusohora ko bizasohora. Uwo wabona bigoye wihangane yo, kuko gusohora ko bizasohora. Wowe ugeragezwa ndagukomeje, humura hari uwakwitangiye, yikoreye imitwaro yawe yose we. Reka kwikorera ibikuremerera, hari uwabizamukanye ku musaraba. Uwo ni Yesu Kristo mwana w'Imana, agukunda urukundo rwinshi cyane. Naho wabona bigoye wihangane yo, kuko gusohora ko bizasohora. Naho wabona bigoye wihangane, kuko gusohora ko bizasohora. N'umugabo nanjye ndamwemera, n'umugabo Yesu ndamwemera. Yesu we n'umugabo nanjye ndamwemera, aratabara n'umugabo Yesu ndamwemera. Yatubambiye amahema, yatubambiye amahema, yatubambiye amahema, uwo mwami nahinduka. Yatubambiye amahema, yatubambiye amahema, yatubambiye amahema, uwo mwami nahinduka. Igihe byari bikomeye yaraserutse uramubona, igihe wakoraga impanuka yarakurwaniriye,
igihe wajyaga kubyara niwe waguhaye umwana, none nawe urahetse nk'abandi babyeyi, yakubambiye amahema uwo mwami ntahinduka. Imana ibaha umugisha, Imana yababambiye amahema ntihinduka, izabarwanirira, izabatabara, izabarengera. Numvaga shaka kuvuga kuri izo ndirimbo gatoya. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo, Daniel mugabo ukundwa cyane, witinya, komera, ndagukomeje. Ngo arangije kubwirwa iryo jambo ngo ahera ko arakomera. Nawe rero ndagusaba ko ukomera mu izina rya Yesu. Ndashaka rero kuvuga kuri iri jambo riri mu Byahishuwe. Ndashaka kurivugaho gato igice cya mbere, umurongo waho wa 8 kugeza kwa 20 ndetse na 21 murongo wa 5. Ndavugaho imirongo mikeya wakwisomera. Haravuga ngo, iyicara kuri ya ntebe iravuga iti, dore byose ndabihindura bishya, kandi iti andika, kuko ayo magambo ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri. Aya magambo Imana ikubwiye n'ay'ukuri. Hano haravuga ngo, ariko mwebwe muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishanga ryera, abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'iyabahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Kera ntimwari ubwoko, kera ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimurakababarirwa, ariko none mwarababariwe. Haleluya. Ibyahishuwe ibice 3 umurongo wa 11 haravuga ngo, ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi ntazasohoka ukundi. Nanjye nzamwandikaho izina ry'Imana yanjye n'iry'ururembo rw'Imana yanjye, ari rwo Yerusalemu nshya izamanuka iva mu ijuru iturutse ku Mana yanjye, kandi nzamwandikaho izina ryanjye rishya. Haleluya. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Unesha. Aha rero Daniel mu by'ukuri yari umuhanuzi. Unesha. Impamvu Imana ivuga ngo unesha, nuko ukwiriye kunesha muri byose. Nagira ngo mbabwire gatoya kuri aya magambo, uneshe muri byose, wihangane, urwane intambara nziza. Kristo ni imbaraga zawe, fata ubugingo aguhaye ngo buguheshe ibyishimo. Kandi rero hano haravuga ngo, ufite ugutwi niyumve, umva icyo Imana ivugana nawe. Ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Imana ibaha umugisha. Aya magambo aruzuye, arahagije, n'ay'ubugingo. Reka dusenge, hanyuma umwuka akomeze kubasobanurira. Ariko aya magambo tuzayagarukaho ejo, nimbona umwanya tuzongera tuyagarukeho, tuyaganire neza. Imana ibaha umugisha. Mana, dusengeye umuntu wese wari utarihana, umuhagakiza. Umuntu wese wifuza kumurengera, umurengere. Uvuze kuza vuba, bivuga ngo umuntu wese abe maso, yezwe, atungawe. Uhere mwami kuri ba bandi watoranije bakagukorera, bakamamaza ishimwe. Uravuze ngo, ariko mwebweho muri ubwoko bw'Imana, ishanga ryatoranijwe. Mana, dusengeye abo watoranije, ubakomeze, abageragezwa, abarwayi, abafite ibibazo bitandukanye, mu izina rya Yesu. Abatarakizwa, bataramenya Imana, abari kurogwa, abahura n'uburwayi bukomeye, mu izina rya Yesu. Abarwaye imitima, abarwaye diabete, mu izina rya Yesu. Tuburijemo imbaraga z'abadayimoni mu birere bine, dukandagiye iyo migambi mibi, uburizemo imyuka mibi y'uburyo butandukanye, mu izina rya Yesu. Turagushimye Mwana, kuko turi ubwoko bwawe watoranije. Buri muntu wese uramukunda, ndetse ngo n'abatarakizwa, n'abatarizera, ubaramburiye amaboko, uhora utegereje ko baza kugira ngo ubakire, kuko uri umubyeyi wabo. Urakoze Mwami, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka bari byo bibaho, mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaha umugisha.